undi Neva yarabivuze President Neva aravuga ngo M23 ngo twirwanaho ngi yaba yari itandukanye ngo na M23 cyumva koko bigiye gusa ngi yaba yari itandukanye ngo na M23 ngo hasigaye ngo ibindi byose ngo yo bibafasha ushaka kudufasha ntaco tubahe tugusaba ntaco tukugomba rwose ngo icifuzo ciwe nuko dutandukanire nabikisekara abakongomani b'abatutsi bene wacu nawe heba sibo watangiriye mu kwishuri uri muri noro bakakwirukana bakakugeza hano ugeze ugasura ukabona ko ivyo bitagikunze no ukaza kwisha abo mu minembo kabishiri wabo nabwo tukaba twahagukuye n'ubungu bukaba uhaye we organize kandi musura wongera ugaruka ngivyo adufasha twebwe ari umusada twagusabye turifashije turishoboye dufite ingabo zishoboye twabakuye ibikoresho bizarwana igihe kirekire twabakuye imbunda zihagije zanyuza abarundi zirarunze mu minembwe rero ico twababwira nuko ntaco tumukeneyeho rwose agende umva agomba gufasha ukiseke dafasha n'abazalendo aho se bamubanye bakeya ni benshi cyane aho murabyumva ni ijambo ryavuzwe na Koloneli Bigabo Fidel akurira inzira ku murima uwo bita perezida w'u Burundi Neva aramubwira ati wa mugabo we nta bufasha bwawe dukeneye nta nicyo dukeneye ko wadufasha ati twebwe turifashije ugende ufashe uwo gisegeti wawe ufashe iyo FRDC ufashe izo za wazalendo izo za takataka izo za FDL n'abandi twebwe nta bufasha bwawe dukeneye ati twabakuyeho ibikoresho byinshi bizarwana kandi igihe kirekire iryo ni ijambo rya Koloneli Bigabo Fidel numwe rwose mu barwanashyaka ubona bakora ibishoboka byose kugira ngo MRDP twirwaneho rwose igere kure kandi ndamushimye cyane kandi ndamusuhuje ahari Koloneli Ndoli nawe ndamusuhuje cyane rwose ahari hari mu misozi ya Minembwe ni gutyo rero twatangiranye nano makuru yacu ngiye kubabwira ubuce bwamaze kuba tombe nongere mbisubiremo ngo tombe hariya muri ho plateau ibice rwose bikomeje kuba tombe twavuga agace kitwa Katonga kari muri ho plateau ya Uvira kari karimo yatakataka kabaye tombe kari karimo igisirikari cy'u Burundi harimo FRDC harimo abarundi harimo zirangegera zose ariko buriya buce bwamaze kuba tombe agace kitwa Murambi kamaze kuba tombe ni muri ho plateau ya Uvira kugira ngo mubyumve agace kitwa Rubunga kamaze kuba tombe c'est-à-dire nukuvuga ngo nukugenda ma 23 MRDP twirwaneho isatira yegera bya bice biri hariya kuri route nationale numero 5 ariko nabonye bavuga ko bakuyemo icyo bita amabariyeri yararimo hariya sinzi rero kuri ibyo bijyanye n'amabariyeri uko biza kugenda baravuga bati twebwe ntabwo dukeneye ubufasha kandi bagakomeza gufata ibiki reka njye hari ikintu cyo njya nkunda kubwira abantu iyo umuntu ababwiye ikintu rimwe na rimwe kabiri gatatu akabona icyo kintu ntabwo mucyumva neza kandi akakibasobanurira akababwira ati ibintu bimeze gutya na gutya mujye mugerageza mu byumve mushyire mu inyurabwenge abantu benshi bakavuga ati ariko ngo bemba ngo mubagamiye ngo ku ruhande urajya kubogamira ku ruhande rumwe gute kandi ibice byose uko bingana nuko bimeze ibyo bice byose uhereye mu misozi ya za Bunagana ukaza muri biriya bice byose bariya abantu ntabwo birukankwagwaho kubirukankaho eske aho babagejeje kugeza amagingo aya ngaya mubona ko ari hafi none se ninde utsindwa abantu ati bemba ntabwo mwagize gutya na gutya none se ndakubwira ngo umujyi wa Goma ngo wafashwe na wazalendo kandi utafashwe Maniema yamaze kwinjirwa Katanga niyo na Tanganyika na Chopo na Ituri ubu ngubu nibyo bigezweho kugira ngo byongere gufatwa
hasohotse itegeko rishya rivuga ko wazalendo, ubona ko wazalendo rwose kugira ngo bazinjire imbere ku mirongo y'urugamba babe bakwemererwa guhabwa ibikoresho. Burya na Gisegeti nawe afata wazalendo nk'abajura, abafata nk'ibisambo, ni ibisambo bye, ni abicanyi be, ni interahamwe ze. Aravuga ko kugira ngo wazalendo bemererwe kongera kuba bahabwa ibikoresho ari uko bagomba gukora iyo bita identification biometrique, controle biometrique cyangwa na controle physique. Bakagenda bakabapima niba bafite ubuzima buzira umuze, bakabapima donc biometrie, donc bakareba na physique, donc bakabapima buri kintu. Bakareba niba ngo sélection sur les bases des critères aptitude, cantonnement de la site. Donc bakagira ahantu bagomba kuba, bakagira niyo bita formation militaire réglementaire, ngo kuko bari gusanga bagasanga ibikorwa byabo ari cyakora n'interahamwe. None se reka maze nababwira Gisegeti, maze nabwira bari abantu bakorana nawe, kuki mufata abantu nk'abariya ukabahereza imbunda ubundi mukabashyira ku mirongo y'urugamba muzi ko ari ingegera, muzi ko ntacyo bazi? Mugafata abantu b'imihirimbiri bavyoye ba nyina, bibye ingutiya z'abashiki babo, babyaranye na bashiki babo, akaba ariwe mujya kuvuga ngo muhereje bivume. Hari umuhungu nari ngiye kuvuga izina, amaze kubyarana na mushiki wa se kabiri, simuvuze izina abantu baramumenya, abantu bari buze kumumenya uwo navuze, abantu bakomoka za Karongi na za Buku, naye ngo ni generali muri wazalendo. Muhite mwimagina uwo muntu ni iki? Ni ikivume. Uwo muntu ni ikivume. Icyo kivume nacyo ngo ni generali muri abayobora ni bandi, ni ibivume. Reka mbabwize ukuri rero, aba bantu rwose ni ibivume, nta nicyo bazashobora, nta nicyo bazageraho. Hano nabonye ko 23 iri gusaba guverinoma ya Kinshasa ati mureko uwo mukino murimo w'ubugoryi. Uwo mukino ntago twabahaye liste y'abantu 700, none muri kutwoherereza 9. Ati mujye kuri liste y'abantu twabasabye, mugende abo bantu abari bo mutuzanira. Ntabwo dukeneye ko mutuzanira abantu tutabasabye. Ndashaka kugira ngo mwumve ibiri kubera hariya muri Bashari Mokoto, uburyo bari gukubitwa, uburyo bari gusekurwa. Mwumve kino kiganiro gito witwa Sharuma yagiranye na babandi bo kwa Jean Marie bari hariya hepfo, bari muri hariya amashyamba. Ndashaka kugira ngo mucyumve, rwose. Sharuma courage rwose, ndagira ngo mubyumve uburyo wazalendo hariya bari gukubitwa, bari guhondagurwa. Uwo uvuze ngo uri kontuka wakankoze ngo aragatora nyina, ni wa mujenerali autoproclamé witwa Jean Marie. Ntabwo ngutukaga wowe inshuti yanjye magara, kandi ubwo twatukana ni ibisanzwe, ibyo ujye ubireka, ntunajye ubabara. None se ewana ngoze nama hano ko nabashimye pe, navuze ati nimukire baraho bene dati iteka. Ngo turangije mitingi, nabashimye tibajya babakira iteka, namwe ni ibyago n'ibibazo bituma mujya mu baturage y'ubukene ebana no gufunga zino nzira, naho ubundi ibindi birazikora. Aha yabashinyaguriraga ababwira ati ngo nabashimye, ngo nibyo muri gukora kuza kwiba imyunyu no kwiba amakariso y'abagore,
ati ni hejuru y'ubukene no kuba twarafunze inzira zose zagombaga kubagemurira ibyo kurya, inzira zose zagombaga kubagezaho imyunyu n'ibindi, n'amasoko arafungwa. Ati nabo nimubacireho iteka cyane. Ati n'umusonzo n'inzara bafite no kutagira icyabasha kubabeshaho. Ati niyo mpamvu ariko urumva ko ameze nk'aho ari kubashinyagurira. Yego Bitumba yahozemo nanjye namwe bugusuhutse. Bitumba ari hehe? bo abangabo wenda ntabwo tuza kubijyaho cyane, ibingibi byaba bitumba, ibi byaba bitumba. Nashakaga kugira ngo mukumve aka kantu konyine uburyo abashinyaguriye, ariko tunaza tugakomeza n'ubundi twumva abo babitumba uburyo bagenda bavuga, nabo babavuga bagiye kwica umushefu, yabura uwo mushefu akica umuhungu we. Ibyo nabyo ndashaka kugira ngo mubyumve, ariko reka mbareke mubyumve neza uburyo bateranya amagambo aba bantu. Numwe mu biripotinze, umwe akamubwira ati ngo nacyo uri inyenzi, uri interahamwe nawe ndi inyenzi. Mubyumve. Bitumba amakuru Grafre. Namahoro kwa. Mandevu ndi kumwe n'aba Mandevu b'imbuyi, ndi kumwe n'aba Papa Fiera. Doge hano mbega twaraje hejuru. Ebana mutu ukoresheje akazi tutakateguye pe. Nibana uzabigere mande mugondo ko muzuta ni mwanya wanjye. Ndakubwiye ngo hano kutonge batuzanye turi 85. Turukurara muri mbushe, tukarara muri mbushe. Umwanza Imana n'umuhatari mwa aratuzenguruka ajya mu masoko, mbega yatwijije ipi. Nibara matinze ni nawe ngiye byaje hungu. Abana murabahanga murabacengeze burya mwa umucengeze. Aya baratse nawe uramwakura. Ahangaha yavugaga uwo Nsabimana barateze baragenda baratega, uwo ni umucengezi, ni bamwe muri bari abanyatura. Aragenda aradeborda yinjira mu gasoko, aragenda yibamo umunyu, yiba n'indazi. Uwo Nsabimana ariko inzira zose bazifunze. Mandevu ngagiye kurayiteka kwa mwakure nawe nanjye ni shefu nyakwe mugenzi wanjye nawe mwakure. Mwe nimero yanjye ifite. Oya murema kuri message. Kandi bayigutumire. Ariko fandi mwareka abaturage gakeya ko turi gutopera kuna abaturage bani kive bahura nabo kwihembe mukamuturetse kugira ngo abayobozi babyumve. Kivu irimo mama 23 ku ihembe niho hari edikota za Wazalendo. Abaturage ntabwo bahura, ariko abafite isoko ry'umunyu, abafite isoko ry'amavuta, abafite isoko ry'isabuni nabikivuye. Abaturage rero bahepfo ku ihembe mama 23 irababwira bati nimuramuka muje kubirangura bizaribwamo n'abaza Wazalendo, ahubwo uzazamuka ajya gumini wacu nazasubira hariya hepfo. Wamukaze mufungura amayira natwe dufungura amayira hanyuma twumvikane uko twumvikanaga. Mwese mwese ko nyina wundi yabyaga ubu. Mwebwe mumbabarire gutya mureke abaturage kongera gupika imbati gupika kivuye, ibyo turi gusaba nge ndabizi. Nimba inanirwa nzaza ikivuye, nimba bishoboye bareke kugira ngo imigenderanire ibeho. Asante mzee. Nsabimana uzamushimire, ni shefu wanjye twarabanye, dusangiye umugore ariko turi gutongana rero. Tubaga twibagiwe ko ari interahamwe nanjye ndi inyenzi. Ariko namwe mwaga mwabishe ubu mwaguma ngiye nawe turi gutongana tuba tutabizamiye mzee. Bituma uzakubwira mwakunda imbere mu message nzakubwira. Nsabimana ni inshuti yanjye magara, ariko imati ngo arahari, nyikivuye arahari, ibweru arahari, kandi ari shefu w'abaturage. Mujye mumusiga inyuma, wenda basikare bo bakora ibyabo, ariko shefu ntabibemo confirm. Kandi Nsabimana gutumire nimero yanjye kuri message. Afande Bitumba vraiment namwe murabakomanda mwamwigisha abandi, ariko ibintu byo kwiba abaturage mu bireke tumanze ducore diplomate. Nitubana bemeye isoko ryo kuhembe gipinga kugenderana mugaba mwabibose mwareke isoko rigafungwa ko ndabatumira inzoga, ariko iyo mwibige rimwe gusa icyamwe
ngo iyo mwibye rimwe gusa amasoko twamaze kugwiza icyama kiraraka abantu batembere abiwacu batembere n'abiwanyu batembere ibintu byose ni uburyo mande vuba turaziranye mande vuba turaziranye uzamubaze ngo yigeze kumva ngiye muri mbohe z'imitorega mu buryo urupigi uriya akayatwara warananiranye bike mu kigo ahubwo vuga wewe wayoboye hara neza wayoboye nk'umuzungu nka Ndoge nka Monisco iyo ibaye umutima wari ufite muri inyuma muri za nguru muri za nuza uyu wari ufite niko nabo biyafite yesa aba yaraje burya wari ufite mind nubwo kubara nk'umuntu mutoya mu cyambu urakomeye sante mzee murakoze Sayimana arakoze kuba yanyakura ufite mesaje kandi ndaza kutumira nimero yanjye naho ibindi virema mubabarira abaturage icyama kizabikora bizikora nibwo muza murasaba n'umuntu mbereza agacupa kagendere mu miryango y'abaturage naho iyo mwibye rimwe icyama kirarakara kigafata mizire ubwo rero namwe ni ibyanyu mukora ibyanyu iyo politiki iriho isasu ryaceceka isasu ryavuga politiki igacecekera zanjye mwakure ku gatanu niba mutarakaye vuga no gutongana biterwa n'ibyo yagezemo nabundi tubana amahoro murakoze ariko nsabi buriya buno wananyica pe tumbonye tuvuge buhoro wananyica uvuze buhoro ko twabyumvise nakwitira igitoro urumva nta kinongera gushaka koko shefu reba turavuga none ejo bundi yavuze ngo abashefu baba babariye akaba yagiye kwica umushefu muri Rwamwa yamuswa kwica umuhungu byaduteye ikibazo virema mu magambo muvuga irayiringira ariko mukatunyura mu maha none wari wumva niko zofaranga yo kugushaka ngo wice koko bana navuganye na November Hotel Noheli twavuganye byinshi cyane gusabye Imana ibongera umugisha icyo mbasabira no gukundana no kumenya mukazirikana ko nyuma y'uru rugamba uzaba yarahemukiye umuryango ntazabona ababana na murakoze muzehe aha uzaba yarahemukiye umuryango ntabwo azabona aho ajya ibi rero icyo bishatse kuvuga ni ukuba ati abahungu aho bari aba Wazalendo nta kindi kibategereje uretse kwiripotinga ushobora kuziripotinga uri kirema ushobora kuziripotinga bakagombye kwiripotinga na bose barashize iripotingi hakiri kare kuko isi igiye kubabana nto abangaba ba Sharuma abitwa ba Bintu abitwa ba Ntwari abitwa ba Hakiza abitwa ba Budu ubungu bameze neza bari kwambara bakaberwa bari kwambara uniform bakagenda bameze neza abandi mwambaye ubushwarita inda zirabishe muri kurya amadepure mugasozaho umunyanja ibyo bintu bizabamarira iki ubwo bucucu n'ubugoryi murimo ntacyo buzabamarira ngereka mbabwiza ukuri mumbabarire nawe binginze ndatangira kujya negosi yavuga ni mutahe muze iwanyu ubungubu nta naho musigaranye wo kugurira umunyu na wa wundi w'igikukuri ntaho mwabona mwawugurira abibye inka bakazijyana vo mu mashyamba ntibabona aho bagurira umuti oxivete ntibayibona mwaretse ubwo bucucu n'ubwo bugoryi murimo bariya bo kwa Nyagutumba bo kwa Ngoma Nzito n'abahe bariya bo bagiye kuyamanika mwebwe mugiye gusigara muri ako kantu kameze nk'igi mu gihe kimwe na kimwe mubona ko abayobozi n'ubundi abo bari muri loko bagiye gutangira kujya baganira ni bwa buryo bazajya bavamo umwe umwe kandi mwese ni ukubera ko izo nterahamwe mubana nazo zirirwa zibacunga kugira ngo mutazabavamo ariko gahunda ni iyihe gahunda niyo kubavamo abo ba Jamari n'abandi uretse bafite ideoloji y'ubuterahamwe ideoloji y'ubujenosideri abo banyeganyega nabo babaye ibivume bahemukiye babagiriye neza abo ba November Hotel nk'abariya ba Safari Mitarako
niba ari inka ebyiri za sadoro wibye, izo nizo zigiye kuzakubunza utuma umuryango wawe ba Diane na bande bose bapfa nabi. Icyama ntacyo cyagutwara. Ntiwishinge abo bagasaza n'abo banuza abo ba kazungu bibye inka 600 za roye zitegera zikaba ziri kubabunza, bakaba batagira ni parcelle, bafatanyije nabo ba Serije nabo ba Janti nabo ba Nyagatare. Nyagatare yaraboheza afite etage mu mujyi Goma, ni n'umudepite ari guhembwa udufaranga twari ibeni, abandi bo ningegera barigise ko atafashe uwo muramu we ngo amubwira ati nange reka nkuzamure nkujyane ujye kuba ibeni, ahubwo akamurekera mu mashyamba. Uve mureke ubwo bugoryi murimo, abandi baratuje, imiryango yabo se muri Goma, imiryango yanyu mbabwira n'ukuntu mutajya munareba kure. Muri Wazalendo muri kuza kwiba, mukica abaturage muheto, mukica. Nimwabonye ibintu byabaye kuri Morodoro, yisha umugore we n'abana be. Abanike 8 bose bagwarira za Rumbishi, ukaza ukagaba ibitero muri muheto uzi ko umugore wawe ahari n'abana na so wanyu na nyoko wanyu na babyara bawe n'ubucucu. Abari muri Goma se cyama cyabagize utabo bose mvuze, imiryango yabo iri hariya muri Goma iratekanye, nabo bari kubona ku mutekano usesuye w'intare za Sarambwe n'amaduba ari kubagiza hano mu mujyi wa Goma. Mwebwe mushinyitsa mwanitsa amenyo iyepfo muturumbuye y'amaso. Runo rugamba mushaka mwamenya ubwenge. Reka mbashimire rero, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga, ariko never rwose mwumvishe ko Colonel Bigabo yamwihanangirije. Imana ibahe umugisha. Asante sana.